mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Ubukire, ubutunzi, ubukungu, amafaranga ni ingingo zigaruka kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ari ibintu twese twifuza. Tujya mu mashuri tukayavamo, bamwe tugashaka akazi, abandi tukagahanga mu ntumbero yo kuba abakire. Ariko se bigenda bite ngo bamwe baba abakire abandi baba abakene? Birashoboka ko twese twaba abakire? Iki kiganiro cyitwa Inzira njyabukire, kizabagezaho amahame, imyumvire, imikorere n'imitekerereze njyabukire, hashingiwe ku byo abageze ku bukire batangaza, hanashingiwe ku byo ubushakashatsi kuri izo ngingo bugaragaza. Twebwe turi Inkorane. Mu gutangira iki kiganiro tugiye guhera ku nkuru idasanzwe iboneka mu gitabo cyiswe Rich Daddy Poor Daddy, cyangwa se ugenekereje mu kinyarwanda ukaba wavuga data ukize na data ukennye. Usibye ko tuzabatekereza iyo nkuru nk'uko umwanditsi Robert Kiyosaki yayanditse, tuzanabanyuriramo inama 6 imwe kuri imwe nk'uko uwo mwanditsi azitanga. Nyuma tuzanakomeza kubagezaho intambwe ku ntambwe mu nzira njyabukire. Iyi kandi ishobora kuba intangiriro y'urugendo rugana mu bwigenge mu by'amafaranga no kugena ejo hazaza hawe. Mu ntangiriro y'iyi nkuru yacu, umwanditsi atangira agaragaza ko hari ibintu by'ingenzi ababyeyi bakize babwira abana babo ku mafaranga, ababyeyi b'abakene batajya babwira abana babo. Robert Kiyosaki rero akavuga ko aho ariho ruzingiye. Iyi ni inkuru y'umusore ufite ba se babiri, umwe ni umukene, undi ni umukire. Atangira agira ati: kugira ba data babiri byampaye amahitamo yo kugereranya imyumvire ibiri itandukanye. Imyumvire imwe ni iya data ukennye, indi myumvire ni iya data ukize. Nari mfite ba data babiri, umwe ukize undi ukennye. Umwe muri we yari yarize cyane, yaraminuje, yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Amasomo ye yayize mu gihe gito ugereranyije n'abandi. Yahise ajya muri kaminuza ya Chicago gukomereza ya masomo ye yose arayarangiza. Data wundi we rero ntiyigeze yiga ndetse ntiyanarangije n'amashuri yisumbuye. Bombi barahiriwe mu buzima bwabo no mu mirimo yabo. Bombi bafite uburyo bw'imibereho. Gusa umwe akomeza kugorwa n'ubuzima mu by'ubutunzi n'amafaranga, mu gihe undi we afatwa nk'umuherwe mu gace atuyemo ka Hawaii. Umwe apfa yasize amamiliyoni menshi asigira umuryango we, andi yasigira imiryango y'abagira neza, mu gihe undi we yasize amadeni menshi yagombaga kwishyurwa n'umuryango. Bombi rero bari abantu beza, kandi rwose bose ntibahwemaga kungira inama, nubwo batangiraga inama zimwe, ndetse inama zabo zakunze kuba zitandukanye rwose, ziri no mu byerekezo bibiri bitandukanye. Bombi bumvaga ko kujya ku ishuri kwiga ari byiza, ariko rero ntibahurizaga ku byo nakwiga. Ntekereza ko iyo nza kugira data umwe ntari kubona amahirwe yo kwemera cyangwa se kwanga inama ze, ariko nagize amahirwe ngira ba data babiri, bikaba byarampaye amahirwe atangaje yo kugereranya inama zabo, zimwe z'umukene izindi z'umukire. Aho kwihutira guhitamo inama z'umwe no guhakana iz'undi, njye ahubwo nafashe umwanya ngerageza nitonze ibyo bambwiraga, ndasesengura maze nihitiramo.
Ikibazo cy'ingutu nahuye nacyo ni uko uw'umukire yari atarakira by'ukuri, ariko kandi n'uw'umukene ntiyari akennye bya nyabyo. Bombi bari bakiri kugerageza guhanga no guhangana n'ubuzima n'amafaranga. Ikindi nzi ntashidikanya ni uko bari bafite imyumvire itandukanye cyane pe. Nk'urugero rufatika, umwe yashoboraga kwihanukira akavuga ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, naho undi we akaba yavuga ko ahubwo kubaho udafite amafaranga ari wo muzi w'ibibi byose. Nk'umwana w'umuhungu wari ukiri muto, kwemezwa n'umwe muri abo babyeyi banjye bombi ntibyari byoroshye. Nari umwana mwiza kandi wifuza kuba mwiza mu buzima bwanjye bwose. Ibyo rero byatumye ntegera amatwi ibyo bambwiraga, gusa bahoraga bambwira ibintu bitandukanye. Bitewe n'ukuntu ibyo bambwiraga byabaga bitandukanye cyane cyane ku ngingo y'amafaranga, byatumye ndushaho kugira amatsiko menshi, kenshi na kenshi bikananshanga. Byatumye ntangira kujya mfata umwanya munini ngatekereza ku byo buri wese yabaga yambwiye. Akanya kose nabonaga nagakoreshaga nsesengura ibyo babaga bambwiye. Kuki yambwiye biriya? Hanyuma nkongera nkibaza nti kuki suriya wundi we yambwiye biriya? Byashoboraga kuba byoroshye kuvuga mu buryo bworoshye nti yego nibyo rwose ibyo yambwiye ni ukuri, ndemeranya nawe, cyangwa se nanone mu buryo bworoshye nkahakana ibyo ambwira. Gusa kubagira ari babiri kandi mbakunda bombi byansunikiye gutekereza byimbitse, maze buri gihe ngahitamo uburyo mbitekerezaho mu buryo bwanjye. Icyakora nabyo byangiriye akamaro cyane mu buryo burambye kurusha uko nari kwihutira kwemera cyangwa guhakana ibitekerezo by'umwe cyangwa undi. Byatumye menya neza impamvu abakire bakomeza gukira, naho abakene n'abandi bari mu cyiciro cyo hagati bose bagakomeza gukena. Ni uko ingingo y'amafaranga burya yigirwa mu rugo atari ku ishuri. Mwese murabizi ko iby'amafaranga n'ubukire tubyigishwa n'ababyeyi bacu mu ngo zacu. None ni iki ababyeyi bakennye bigisha abana babo ku bigendanye n'amafaranga n'ubukire? Nta kindi batubwira uretse kutubwira bati guma ku ishuri wige cyane. Gusa bene uyu mwana ubwirwa ibyo ashobora kurangiza na za kaminuza, ariko ntibisigana n'imyumvire iciriritse ku by'amafaranga n'ubukire. Ikibabaje cyane ni uko iby'amafaranga tutabyigishirizwa ku ishuri. Amashuri yibanda ku masomo y'imyuga nk'uko integanyanyigisho zabo zibiteganya, ariko ntacyo batwigisha ku by'amafaranga n'imikorere yayo. Iyi niyo mpamvu abakozi bo mu mabanki bafite impamyabumenyi z'ikirenga n'amanota meza bakabona akazi, ariko n'ubundi ntibibabuze gukomeza kugorwa n'ubuzima, cyane cyane ku bigendanye n'amafaranga. Iyi kandi niyo soko y'amadeni n'imikoreshereze mibi y'amafaranga ikunda kugaragara mu butegetsi bwinshi. Ni uko abategetsi benshi bafata imyanzuro ku by'amafaranga ariko nta buhanga babigizemo, kuko batagize amahirwe nk'aho nagize yo guhugurwa mu by'amafaranga. Ibi rero bituma nibaza cyane ibizaba mu gihe kiri imbere ndetse kitarambiranye, ubwo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu azaba akeneye ubufasha n'ubujyanama mu by'amafaranga. Benshi bazashakira ubujyanama ku babyeyi babo cyangwa se abo mu nzego z'ubutegetsi nabo batigeze babyigishwa. Ariko se bizagenda bite inzego z'ubuvuzi n'ubwishingizi zizabura amafaranga zikoresha? Ahazaza h'ibihugu hazamera hate? Inyigisho ku mafaranga n'imikorere yayo nibikomeza guharirwa ababyeyi mu miryango kandi benshi muri aba babyeyi ari abakene, bizamera bite? Kugira ababyeyi babiri batandukanye mu myumvire byatumye ntekereza ku nama buri wese yangiraga. Ibyo kandi nibyo byatumye mbona ukuntu ibitekerezo by'umuntu bigira ingaruka ku bitekerezo by'undi muntu. Nk'urugero rworoshye kumva, data umwe yakundaga kuvuga ati ibi sinabishobora pe, mu gihe ku rundi ruhande undi we bene iyo myumvire cyari ikizira. Ahubwo we yahoraga yibaza ati ni gute nabikora ngo bigerweho? Byonyine no kubyumva urumva ko imwe ari imvugo yemeza, mu gihe indi ari imvugo ibaza kandi yibaza. Imwe ituma wituriza ukabireka kuko uba wumva byarangiye ntacyo wabikoraho, naho indi guha inshingano zo kwibaza byimbitse no gushaka igisubizo. Data ukize yakunze kumbwira ko kubwira ubwonko ko ntabishobora biha ubwonko bwanjye ikiruhuko ntibutekereze cyane. Naho iyo wibajije uko wabigeraho ngo ubuhaye akazi ubwonko bwawe maze bugatangira kubikoraho. Icyo nakuyemo ni uko atabaga ambwira ko ibyo nshaka byose nahita mbibona,
ahubwo icy'ingenzi ni ugukoresha ubwonko mu mwuzuro wabwo kuko ari mudasobwa ihambaye iriho muri ino si. Nibwo yambwiraga ati ubwonko bwanjye burushaho kwaguka cyane kuko mbukoresha bihagije, kandi rero uko burushaho kwaguka niko ndushaho kwinjiza amafaranga menshi. We yumvaga ko kuvuga ko ntabishobora ari ikimenyetso cy'ubunebwe. Nyamara nubwo ba data bombi bakoraga cyane, ariko naje kuvumbura ko data umwe iyo byageraga ku ngingo y'amafaranga yahitaga aryamisha ubwonko bwe ntabukoreshe bihagije, mu gihe undi we yakundaga gukoresha cyane ubwonko bwe. Icyaje kuvamo rero ni uko umwe ubwonko bwe bwarushijeho kwaguka mu by'amafaranga, naho ubw'undi bukarushaho gucupira cyane. Nabonye ko ibi ntaho bitandukaniye n'umuntu ushirika ubute akajya mu nzu ngororangingo agakora imyitozo ngororamubiri, naho undi we akiyicarira akareba televiziyo. Nabonye ko nk'uko imyitozo ngororamubiri yongera amahirwe yo kugira ubuzima buzira umuze, ariko no gukoresha ubwonko nabyo byongera amahirwe y'ubukire. Ba data bombi bari bafite imyumvire itandukanye bikagira ingaruka ku buryo batekereza. Umwe yumvaga ko umukire agomba kwishyura imisoro myinshi yo gufasha abakene, naho undi akumva ko imisoro ari nk'igihano ku bagira ibyo bakora, ikaba igihembo ku batagira ibyo bakora. Umwe yakunze kumbwira ati ugomba kwiga cyane ukazabona ikigo cyiza ukagikorera, naho undi akambwira ati ugomba kwiga cyane kugira ngo uzabone uko ugura ibigo by'ubucuruzi byinshi. Ahubwo umwe yambwiraga ati uzi impamvu ndi umukene? Ni uko ngufite. Kukugira birushaho kunyongerera ubukene. Naho undi ati uzi impamvu ngomba kuba umukire? Ni uko ngufite. Umwe yakundaga cyane ko tuganira ku by'amafaranga turi ku meza dufata amafunguro, mu gihe undi we yabifataga nk'ikizira. Umwe iyo bigeze ku ngingo y'amafaranga ntiyifuza kubitaho umwanya, akanshishikariza kwirinda ishoramari utazi neza kuzunguka, gufata risiki. Mu gihe undi we yanshishikarizaga gushora imari ntazi ko nzunguka, ahubwo akanshishikariza kwiga uburyo nabyaza amahirwe yose umusaruro no kwirinda ibihombo, risk management. Umwe yumvaga ko inzu yacu ari ishoramari n'umutungo wabyara amafaranga, mu gihe undi we yumvaga ko inzu yacu ari ikintu gitwara amafaranga, kandi ko mu gihe inzu ari ishoramari kuba uri mu kaga kuko uba ushobora kuyihomba ugasigara ku gasozi. Abo babyeyi banjye bombi bishyuraga neza ibyo bagombaga kwishyura twakoreshaga mu rugo buri kwezi, gusa umwe yishyuraga mbere undi akishyura nyuma. Umwe yumvaga ko gukorera leta cyangwa ibindi bigo biguha amahirwe yo kwitabwaho n'ibyo bigukorera, icyahoraga kimuraje ishinga ni igihe bongeje umushahara, gucungana n'igihe azagera mu zabukuru, cyangwa se ikigo akorera kikamwishyurira ubwishingizi bwo kwivuza, iminsi mikuru y'ibiruhuko na za wikendi n'ibindi. Yatangajwe cyane na ba se wabo babiri bagiye mu gisirikare, maze nyuma y'imyaka 20 bahita basezererwa kandi bagenerwa amafaranga y'ikiruhuko. Yanejejwe cyane n'amafaranga y'ikiruhuko bahawe ndetse n'ibindi birimo ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe bari bahagaritse akazi. Ibyo kandi yanakunze ko ariko byari bimeze kuri kaminuza yigishagaho. Kuri umwanya munini yawufataga atekereza ku nyungu akura mu kazi akora, ndetse n'umutekano w'uko atapfa kubura akazi kamwitaho no kurusha uko atekereza ku murimo bwawe yagombaga gukora. Yakundaga kuvuga ati nshimishwa cyane no gukora muri leta kuko bimpa ibyiza byinshi biteganyirizwa abakozi bayo. Nyamara ku rundi ruhande, data wundi we yizereraga mu kwikorera gusa no kwishakamo ubushobozi ku buryo bwuzuye. Ntiyakozwaga ibyo gukorera leta n'ibigo bindi, kuko yabonaga ari ukorora umuco w'ubunebwe mu bantu no kurema abantu bahora bafashwa kurusha uko bakora. Yahoraga ashishikajwe no kwiteza imbere mu by'ubukungu. Umwe yashishikazwaga buri gihe no kugira amafaranga yizigamira, undi we agashishikazwa no kugira amafaranga ashora azabyara inyungu mu gihe kiri imbere. Umwe yanyigishije neza uko nakwandika ibaruwa isaba akazi n'umwirondoro uzwi nka CV kugira ngo nzabone akazi.
undi we yanyigishije kandi anshishikariza kwandika intego y'ubuzima na gahunda z'umushinga bizinesi purani ngo nzihangire akazi. kurerwa n'abo babyeyi babiri b'ibikwerere nk'uko byumvikana byanshoboje kwitegereza nitonze ingaruka ibyo bitekerezo bitandukanye ku buzima bw'umuntu. Nabonye ko abantu barema ubuzima bwabo biciye mu bitekerezo byabo. Nk'urugero, data w'umukene yahoraga avuga ati sinshobora kuba umukire pe, biragoye. Kandi nabonye ubwo buhanuzi yiyaturiragaho bwarabaye impamo. Nyamara data ukize ku rundi ruhande yahoraga yibona kandi yiyita umukire. Namwumvise kenshi yibwira ati ngenda umukire kandi abakire ntibakora bene ibi. Yewe n'igihe yabaga yahuye n'ibizazane mu by'amafaranga ntiyaburaga kuvuga ko ari umukire. Akavuga ati burya rero hari itandukaniro ryo guhura n'ibizazane by'igihe gito no kuba umukene. Ati guhura n'ibizazane by'akanya gato mu gihe gukina ari iby'igihe cyose. Data ukennye yaravugaga ati sinshishikajwe n'iby'amafaranga, cyangwa se ati amafaranga nta gaciro afite. Data w'umukire we akavuga ati amafaranga ni imbaraga. Imbaraga z'ibitekerezo byacu ntabwo wapfa kubona uko ubipima, ariko njye nk'umwana w'umuhungu ubyiruka namenye neza ko ari ingenzi cyane kumenya ibitekerezo byacu n'aho bituganisha n'uko mbitambutsa mu bandi. Nabonye ko data ukennye adakennye kubera amafaranga make yinjiza, ahubwo akennye kubera ibitekerezo n'ibikorwa bye bikennye. Nk'umusore ubyiruka nabonye ko ari ingenzi cyane kwitondera ibitekerezo umuntu yemeka ngo bigenge ubuzima bwe mu byo yumva n'abandi. Naribajije nti nkwiriye kumva data ukennye cyangwa nkwiriye kumva data ukize? Nubwo ba data bombi bari abagabo bubashywe kubera bize, ariko ntibahurizaga ku byo bumva nk'ingenzi mu kwiga. Umwe yanshishikarizaga kwiga cyane nkabona impamyabumenyi maze ngasaba akazi nkabona amafaranga. Undi we yanshishikarizaga kwiga kugira ngo nzabe umukire, nkamenya uko amafaranga akora ndetse n'uburyo ki nayakoresha akankorera. Sinkorera amafaranga njyewe. Ni imvugo yakundaga gusubiramo kenshi ati njyewe amafaranga arankorera. Ubwo nari ngize imyaka 9 nabonye ari byiza gutega amatwi no kwigira ibigendanye n'amafaranga kuri data ukize. Mfata icyo cyemezo nahisemo kureka kumva data ukennye nubwo ari we wari ufite impamyabumenyi nyinshi za kaminuza. Guhitamo kureka kumva ibyo data wize cyane ambwira no kwitandukanya n'imyumvire ye ku bigendanye n'amafaranga byabaye umwanzuro ukomeye kandi ubabaza, ariko kandi niwo mwanzuro wahinduye ubuzima bwanjye bwose. Umunsi nafashe uwo mwanzuro urugendo rwanjye rwo kwiga ibigendanye n'amafaranga rwatangiye ubwo nari mfite imyaka 9 y'amavuko. Mu myaka 30 yakurikiyeho data ukize yanyigishije ibigendanye n'amafaranga. Ubwo nari ngize imyaka 39 amaze kubona ko nize neza kandi nasobanukiwe n'ibyo yanyigishaga, yahagaritse kunyigisha. Amafaranga n'ubwoko bumwe bwo gukomera, power. Ariko igikomeye kandi gifite agaciro gatangaje ni ukumenya imikorere y'amafaranga. Amafaranga araza akagenda, ariko rwose iyo wize neza imikorere yayo uyagiraho ubushakashatsi, bityo bigatuma utangira kubaka ubukungu cyangwa ubukire. Nabonye ko impamvu abantu bafite imitekerereze myiza bibahira buri gihe ari uko abantu benshi bajya ku ishuri bakiga byinshi ariko ntibige uko amafaranga akora. Ibyo bituma bakoresha ubuzima bwabo bwose bakorera amafaranga. Bitewe nuko natangiye urugendo rwo kwiga imikorere y'amafaranga mfite imyaka 9 yonyine, byatumye amasomo data ukize yanyigishije nyiga mu buryo bworoshye. Igihe ayo masomo yararangiye nisanze hari amasomo 6 y'ingenzi nize muri iyo myaka 30. Ayo masomo niyo tuzabagezaho muri iki kiganiro nk'uko yanditse mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Robert Kiyosaki. Aya masomo si ibisubizo byuzuye ku bibazo bya buri wese, ariko yaba umuyoboro n'umuyobozi wa buri muntu, yaba umukuru cyangwa umwana ushaka gutera imbere muri iyi si irangwa n'impinduka za hato na hato. Turabibutsa ko iyi nkuru ko tuzakomeza kuyibagezaho yanditse mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Robert Kiyosaki. Twebwe turi inkorane.